urumva nimba ari ibintu yari yapanze nanjye ntago mbizi. Bwageze nka saa 7 z'ijoro dutangira kurwana, turarwana pe. None icyo gihe nari umusore ku rutano, turarwana yajya gukora sex kuri finali nkamusunika. Ariko hashize nk'ibyumweru nka 2 nge naje gusanga ntwite. Mwakoze sex nyine birumvikana? Ntayo twakoze pe, kuko kuvuga ngo nakoze sex nibyo byoroshye, ariko ntayo twigeze dukora. Yajyaga kugera kuri finali yo kuyikora nge nkamusunika, kugera nka saa 11 arabyuka aragenda. Ariko amaze kugenda nge naramututse mubwira nabi, arangije arambwira ngo nimba wumva ushaka ko ririya soko uzarifata ukajya uduha ibyo kurya uzambwire nge ngaruke noneho unshimishe. Ariko ntago nigeze mbikora. Urumva mu kurwana nimba yarandangirije nge ntago mbizi na nisa byaranyobeye. Uvi inkuru yanjye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze mu ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeze kubaho kandi neza, mukomeze no gushaka ibituma nyine mumera neza, kuko byose burya turabishaka byanze bikunze. Ubuzima bwiza turushaka, amahoro turayashaka kandi tukabona byanze bikunze. Niyo mpamvu abantu bafata imbunda bakajya mu ishyamba kujya guhiga amahoro. Nawe uyu munsi rero ufata imbunda uvuga uti ngiye gushaka amahoro mu mutima. Ntabwo mvuga ya mbunda imwe bafata gutya, ukora ibishoboka byose uvuga uti ngomba gushaka ikimpa amahoro mu mutima. Wajya kwivuza, wajya gushaka abaganga, wajya gushaka inshuti mukaganira, wajya muri siporo, wajya simbiza utuntu twishi tuduha amahoro. Ufate rero iyo ntwaro uvuga uti no, ngomba kurwana paka mbonye amahoro yo mu mutima, inner peace. Nitwa Rwemembabazi, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Clementine afite inkuru ye y'ibyo yabayemo, ndetse n'uyu munsi agikomeje kubamo. Clementine, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Uri amahoro? Mikoro rwose ukomeze uyitware gutyo. Ubundi tubwire inkuru yawe. Byagenze bite Clementine? Ndatangira nivuga. Nta kibazo. Ni Clementine, ndi umumama mfite umwana umwe. Yego. Umugabo twaratandukanye. Inkuru yanjye ndayitangira nkiri umukobwa. Narize ndarangiza, mbona akazi ku bijyanye n'ibyo nize. Amafaranga nakuyemo niyo natangije igishoro, ntangira curuza akantu k'agakantina ariko nza gushyiramo n'inzoga. Yego. Hashize igihe mu bakiriya nari mfite harimo umusore wanguriraga buri munsi yari umukiriya wanjye w'ibiryo. Hashize igihe aza kumbwira ko ahantu yakoreraga yari umutekinisiye mu ruganda rumwe ntari buvuge. Ambwira ko umusapuraya w'ibiryo wabo ariko batenguha, ansaba ko nabategurira amafunguro ndayaboherereza. Mu kuza kunyishyura bukeye yaje ari nka saa 4 z'amanywa, saa 5 gutyo. Aranyishyura, arangije arambwira ati arananiwe, amaze iminsi 2 ataruhuka, ni mu ahantu ho kuryama kubera ko nakoreraga yari inzu nini. Naranahabaga, ndamubwira ati genda uryame. Ngewe narakomeje ndacuruza nk'ibisanzwe, n'abakiriya babaga ari benshi. Mbona saa 2 z'ijoro umuntu zigeze atarakanguka. Ndagenda ndamukomanga, mbona wapra cyasinziye, nisubira mu kazi. Saa 5 n'igice z'ijoro narafunze, ndamubwira ati se kudataha. Mbona ukuri kw'Imana ndananiye, ariko urumva hari muri 2022 gufunga, bafungaga saa 4 z'ijoro. Arambwira ati nge nta Kicukiro, nta kuntu nabona nta. Rero muri ghetto yanjye nayo ifitemo materi 2. Muhereza materi imwe ndamusasira araryama. Ariko nijoro urumva nimba ari ibintu yari yapanze nanjye ntago mbizi. Bwageze nka saa 7 z'ijoro dutangira kurwana, turarwana pe. None icyo gihe nari umusore ku rutano, turarwana yajya gukora sex kuri finali nkamusunika. Ariko hashize nk'ibyumweru nka 2 nge naje gusanga ntwite. Mwakoze sex nyine birumvikana? Ntayo twakoze pe, kuko kuvuga ngo nakoze sex nibyo byoroshye, ariko ntayo twigeze dukora. Yajyaga kugera kuri finali yo kuyikora nge nkamusunika, kugera nka saa 11 arabyuka aragenda. Ariko amaze kugenda nge naramututse mubwira nabi, arangije arambwira ngo nimba wumva ushaka ko ririya soko uzarifata ukajya uduha ibyo kurya
uzambwire nge ngaruke noneho unshimishe ariko ntabwo nigeze mbikora. Urumva mu kurwana nimba yarandangirije nge ntabwo mbizi na nisa byaranyobeye. Nyine urumva hashize ibyumwe bibiri kuko natekaga mu biryo natekaga bimwe byatagiye kumumurira nabi. Njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga bampa imiti ndataha ariko ya miti bamaye narayinyweye ndaruka. Nibwo natangiye gutekereza se byagenze gute. Mu by'ukuri nubwo icyo gihe ntakoze sex ariko nyenenze uburyo sex ikorwa ntabwo nigeze nyikora. Ntabwo nari maze igihe kinini. Wari wambaye ubusa nawe yambaye ubusa? Twararwanye kugeza nubwo imyenda nge yayinciriyeho ariko ntabwo twigeze dukora sex. Maze kunywa ya miti rero ndutse nasubiye kwa muganga bamfata ibizamini byose basanga ndatwite. Basanze ntwite bimbera ihurizo, umva bimbera ihurizo rinini cyane, buri uko mbigenza gukora birananira urukumva. Sinari kumamagara mubwiye ngo ndatwite, twaryamanye ariko hashize igihe ndamuhamagara arangije arambwira ngo narakubwiye ngo nimba ikintu cyari cyose ushaka narakubwiye ngo uzareke ngaruke warabyanze. Ndamuboroka nimero ze ndazisiba ndatuza. Ubwo azi kutwite noneho yarabimenye. Abyemera se gute ku? Ntago nyine yabyemeye neza ariko nyuma yaho twaje guhura ndamubwira ati urabona ndatwite ndarifite nk'amezi 3. Urabona ndatwite naho nakoreraga yaseta nyirayo yaje kuyinyaka mbura inzu yo gukora amanyene ndastragoringa. Arangije arambwira ngo waransuzuguye waba utwite waba udatwite nanabyemera ko waba waratwise. Atariko ntago nabyemera kuko ntitwigeze turyamana. Ndangije mubwira nabipe kuko sinigeze mukunda twigeze duteretana urukumva byari ibintu nyine nanjye ubwanjye numva byari byarananiye. Ndagenda mba mu nzu nk'imisi 3 ndasoka numva nkeneye gupfa. Imisi 3 ishize isireri yarankubise inzara no gutwita numva ngiye gupfa. Njya kwa muganga barambwira ati rero iyakire nibuze no umwana uri mu nda umurengere nawe wirengere. Hashize nk'amezi 4 hari umusore twakundanaga kera yari umusirikare twaratandukanye nyine kumwe abantu bakundana bagashwana. Yaragiye misiyo arongera aranyandikira nyine turiyunga. Hashize nk'ukwezi aza mu Rwanda misiyo irarangira aza kundeba ariko mu by'ukuri sene nakamubwira ko ntwite. Arambwira ati rero nateretse abakobwa benshi ndifuza ko wambera umugore bitewe n'imico wari ufite. Bimbera ihurizo. Ndamubwira ati rero se wabana n'umuntu utwite indi tari yawe? Arambwira ati ibyo ntago bibaho. Hashize bukeye nyine turongera turavugana arabimbwira arambwira ati rero ibyo bintu nta muntu wabibwira kuri telefone ngo abyumve reka nzaze kukureba amaso ku maso ubimbwire. Araza ndabimubwira koko nyine abona inda yari igeze mu mezi 4 n'igice yari igaragara. Arangije arambwira ati ubwo si ibyo bintu nibwo nyiva misiyo navuga ko nagutinda gute. Rero wari umubwiye ko inda yayishyiraho? Naje kubimubwira nyine ndamubwira ati ndatwite kandi umuntu waneye inda mu by'ukuri ntago twigeze turyamana. Ndabimusobanurira arambwira ati ibyo bintu birashoboka ko 50 byabaho ariko hari n'uwo wabibwira ntabyumve. Arambwira ati nge nakemera ko tubana ariko se mu by'ukuri iwacu bazi ko aribwo nyiva misiyo ntago bakumva ngo misenteri inda igize amezi. Amporopoza ko inda tuyikuramo ndabyanga. Ndamubwira ati ntago bibaho inda ntakuyemo nkibimenya ntago ubu ngo baribwo nayikuramo. Ni wumva ko twabana umwana uzamwemere cyangwa se nyine ubwo ndeke stragoringe. Mu by'ukuri yambereye imfura arabyemera. Arambwira ati ngiye kwemera ko inda ari yanjye kuko nanjye mfite umwana. Ajya yambwira ko afite umwana nyira batandukanye. Ndavuga ati nta kibazo wenda mbonye aho misha umusaya. Ubwo twahise tubana hashize nk'ikindi cyumweru yahise aza turabana aho ngaho. Icyumweru gishize arambwira ati ntago twakomeza kubana nkiva misiyo naguze inzu nyigura mu ntara nshaka kuva mu bukode ukajya mu nzu. Rero yahise anyimura njya mu karere ka Nyamagabe. Njya mu karere ka Nyamagabe ngezeyo baramukazange baranyakira na nyiri inzu nyijyamo ariko umugabo still yarakire mu kazi.
hashize nk'ibyumweru bibiri umugabo araza aridekarara ko ari umugabo ariko famiye ye iba ikibazo. Bavuga ati ntago bibaho, ntago waba uri umusore ufite amafaranga ngo uhite wishingira gutyo udakoresheje ubukwe ngo ababyeyi bashimishe, nyine ibi bibazo kwa mabukwe urumva kugeraho ntago byari byoroshye, nta nubwo narinze dutandukana ntarajyayo. Rero umugabo twarabanye pe, umwana aramwemera ndanabyara, nza kubyara umwana mwiza cyane w'umuhungu. Umugabo aramwemera amwiyandikisha umwana we nta n'ikibazo, na nisa nta kibazo. Urugendo turabana, urumva naje gucuruza, yampaye igishoro ndacuruza. Uwa mugabo wawe? Yego. Pana undi wo gufasha ku ngufu? Uriya we byarangiye kera. Yego. Yamenye ko abyaye se? Ntabyo nigeze mubwira, gusa nyuma ndaza kuhagera. Yego. Urumva naje gucuruza, umugabo yampaye igishoro ndacuruza, ariko mu by'ukuri nawe ntabwo yigeze ambera ifura. Yabaye umusinzi, abo munywa nzoga ku rwego nanjye ntabasha gukontorora. Noneho akajyaza rimwe tukarwana, ubu umva byari ibibazo bikomeye. Noneho hashize nk'umwaka tubana, nk'umwaka n'igice tubana, baje kumufunga. Yaje guta akazi ariko masomo baramufunga. Bamufunze rero byabaye ibibazo, urumva byari ibibazo. Baramufunze babanza kumufungira kuri brigade ya Nyamagabe. Ashize ibyumweru 3 bamuzana mu military Kanombe. Byarangoye ku rwego ntabasha kuvuga. Cya gishoro nakoreshaga buri cyumweru najyaga kumusura i Kigali, buri cyumweru. Noneho namubaza ibijyanye na dosiye yakambwira ngo nta dosiye afite, ngo arabaza ngo bakamubwira nta dosiye afite, ariko ikoze yari yarakoze, urumva yari yaracitse amasomo. Ngiye twaravuganaga nk'ibisanzwe, nubwo ibyo byose byabaga, ariko mu buzima bwacu nubwo yasindaga, ariko iyo twabaga turi abakene nta mafaranga afite, rwari urugo rushimishije ku buryo ntabikubwira. Urumva icyo gishoro rero nubwo nacuruzaga, ariko hari igihe atamaga amafaranga yo guhaha, n'ubundi nicyo nakoragamo, nicyo nakoreshaga njya kumusura. Nta musirikare muri iki gihugu ukomeye ntahamagaye musaba imbabazi ko umugabo wanjye yaba arakoze ngo wenda bamufungure. Bamufunze amezi 4 n'iminsi nk'icumi. Byari ibintu byangoye ku rwego ntabasha kukubwira, byarangoye pe. Cya gishoro gisa nkaho gishize, baramufunguye bamufungura, n'ubundi ni nkaho atahembwaga kuko agifunze. Yaje kumbwira password ze zose zo ku makonti, ndaceka ngasanga nimba yarahembwaga ntago mbizi. Nasanze 20,20, irindi ngasanga 10,10, ariko nta kibazo, nyine ngakoresha ayo ngayo. Rero urumva yafunguwe, cya gishoro nanjye nakoreshaga cyari cyamaze gushira, nawe nta gihembwa. Ibibazo rero ubukene baratangira buravuka mu rugo, ariko mo hagati afunze nibwo natangiye kuvuga reka nshake akazi, kuko nge narize niga ibijyanye n'amahoteli, ndarangiza mbonamo certificate, mbonamo n'uburambe, nibwo nari mfite. Rero ndamubwira ati reka nshake akazi, ninkabona nzaza kugusura nkubwira aho nagiye, wowe kubera ko nta adresse ufite ukorera ahantu hose mu gihugu uzajya uhansanga. Arabyemera. Ndamubwira ati ningenda nzabikubwira, n'inzu wenda nzayishakira umupangayi. Inzu yari iyacu. Noneho akazi ntago naje kukabona, ariko bamufunguye akazi naje kukabona nyuma yaho. Akazi ndakabona, biba n'amahire, umugabo yari ari mu rugo. Ndamuhamagara ndamubwira ati ngiye mu kazi, nabonye akazi, ngwino mpakinge ubundi dupanga ukuntu ndi bugende. Mu by'ukuri yanze kuza, kandi ubwo bampamagaye nka saa 11 gutyo za nimugoroba, kandi buri buke ngi Musanze. Umugabo naramuhamagaye, ndamuhamagara pe, yanga kuza. Mwandikira message ndamubwira ati nabonye akazi ndi gupakinga, ejo mu gitondo ndahita ngenda. Akibona message yahise aza yirukanka. Bibazo b'intambara, turarwana turaserera guhera nka saa 1, twacururutse kugeza nka saa 6. Ahamagara mukuru wanjye aramubwira ati uri kurwana, uri guteza imvururu.
uri guteza imvururu umuntu uvuye muri gereza nta n'amezi abiri ashize, umugore ko twashatse akazi kubizi neza ko ahantu hose twapurayinze ukaba uri kwanga akajya mu kazi, muzabaho gute n'igishoro cyarashize? Ngo hoya ngo kubera iki ngo atambwenda, arambwira ati igihe cyose yari aguhamagara nanjye naguhamagaye ntigeze witaba telefone. Rero nugomeza guteza imvururu egare ko bazagusubiza mu buyobozi. Umugabo bugera harabyemera, turaryama mu gitondo turitegura njya mu kazi nka 5:00, ariko mu by'ukuri umugabo yaramperekeje mbona nta kibazo, twiyunze ibintu byasubiye ku murongo. Nkigenda yahise agurisha ibintu byose byo mu nzu. Ngeze mu kazi twari twavuganye ko ndi buhite ntangira akazi, naho ibibazo baravuga ati umugore se gukoresha umugore mu gikoni, nyine bya bintu byo kumva ko umugore nta kintu ashoboye. Baravuga ati uzabanza ukora ikizami, hari n'abandi bazaza muhatane uzatsinda n'uzajya mu kazi. Kuko noneho numva ibibazo bimbanye ijana, ariko njyewe nubwo nagiye ntago nenzi biri kubera mu rugo. Umugabo twaravuganaga nta kibazo, ariko atambwira ibintu ari gukora. Hashize iminsi 2 ikizami ndagikora ndagitsinda, banankoresha pratique nayo ndayikora ndayitsinda, akazi ndagatangira. Ariko muri ubwo buzima bwo kuba Nyamagabe nsubiye inyuma ho gato, hari umumama nabonye ambera mama, ambera mabukwe, ambera umuvandimwe. Urumva umuryango wo kwa mabukwe ntabwo twavunganaga, uretse muramukazi wanjye rimwe na rimwe wazaga kundeba akajya bayagera mu rugo, ariko abandi bo byari bigoye pe. Uwo mumama yarampamagara ambwira ati ni mahire ko wabonye akazi, nanze kukubwira ibintu biri kubera iwawe utarinjira mu kazi. Umugabo wawe ibintu byose yabigushije byo mu nzu, kuba hatangiye akazi tangira ugakore, ariko umenye ko umugabo ibintu yabigurishije. Nimba atari ukubwiye ntago mbizi. Numva ni ibintu birebire, ndamuhamagara ambwira ati narabigurishije, kandi kuko yabimbwira agaseka, nta mujinya yabaga afite, yarasekaga. Agaseka akambwira ati none nabigurishije. Numva none ntekereje ubukene ko nta n'igiceri cy'icumi nakuye mu rugo, ntekereje ubuzima. Ndavuga ati Mana Nyiringabo mpamagara iwabo. Mushiki we ndabimubwira na mama we, ariko urumva hagati aho mama we yaje kwiyakira, nyine yumva ko ndi umukazana, tukajya tuvugana kuri telefone nubwo ko tutarabonana. Ndabahamagara ndabibabwira, baramuhamagara baramutokinga nabi, n'inzaza kwishyira ku isoko. Sasa na ya nzu yaje kuyishakira umukiriya yayishakiye n'umuntu waguraga ibintu bya okaziyo twabanaga mu itsinda. Arampamagara ambwira ati naguze ibintu by'iwawe mu nzu, bambwiye ko wabonye akazi. Ndavuga ati wenda niko akunda umuntu abona akazi nta mafaranga ndabigura, ariko iyo bigeze kuri etape yo kugurisha inzu ntago naceceka. Umugabo we wagira ngo baramuroze, wagira ngo afite ikindi kibazo, ntago nakemera kugura inzu none y'umuntu nzi ntabanje kubikubwira. Ndavuga ati se inzu ari kuyigurisha kubwira ko bigenze gute ngo inzu ashaka kuyigura? None ikintu cyari kibabaje, yari kuyigurisha munsi y'amafaranga yayiguze. Umugabo ndamuhamagara. Utekereza ko iki cyamuteye ibyo ngibyo? Nukuri ntago mbizi. Wenda agira ikibazo mu buzima, ariko na mbere urumva agifungurwa mu rugo harari ubukene pe. Na cya gishoro cyanjye cyaje gushira, mva mu nkweto njya kuzunguza. Ndavuga ati nubwo nta mu nzu yanjye, nubwo najya nkorera 1,000 cyangwa 2,000 nzajya n'ibyo nta muntu nkodeje. Aravuga ati uri kunsuzuguza umugore w'afande, kumubona azunguza ibiki. Nyine biba byinshi. Arambwira ati rero reka tugurishe inzu. Ndabyanga. Reka tugurishe iyo nzu tujye gucuruza cyangwa se tujya ahandi. Ndavuga ati nta muntu wagurishije inzu, nushaka kugurisha uzagura ibindi ujye ubigurisha, ariko ino nzu nta muntu wakwemera kugurisha inzu. Ndanamubwira ati se nimba uzi ko hari umugabo w'inshuti yawe ugira, wamubwira ati reka ngurishe inzu ngiye gucuruza, akabikwemera. Arambwira ati reka ibyo bintu nta muntu nabibwira. Ndamubwira ati se iwanyu ko ufite papa wawe na mama wawe wabagisha inama ngo reka ngurishe inzu? Ati uzibeke bikuve mu kanwa. Ndaceceka nyine. None akambwira ati reka tugurishe ejo. Nkamubwira ati ukuzi ubukode buryana, wakemera gusubira mu bukode? Bwageraho akabyumva, ariko numvaga ko byari byararangiye. Rero iyo nzu nabwo nsa n'ubihagarikisha biraceceka. Abonye iwabo barabyitambitse ahita avuga ati guhera uyu munsi
ubeho nkaho nari mu buzima bwawe wimenye. Yahise amboroka ubwo. Ubuzima nyine umva ntago byari byoroshye, no mu kazi zari struggle ndende. Nari mfite umwana aragifite nk'umwaka n'amezi nk'atatu, umwana ari muto. Ndatangira ndibana nyine mu buzima bwa, ariko numvaga ari wa mujinya bizashira. Aza gusubira misiyo. Yaje gusubira misiyo, ndakomeza ndarwaza mu kazi, ndakora numvaga nari kintu bimbwene namaze kumenyera. Ndakora naho misiyo irangiye mu kwezi kwa 10 kwa 2025 yaragarutse. Agaruka mu Rwanda, inzu aza kuyigurisha, ariko mu kuyigurisha ntago nari mbizi. None yaraje kuyigurisha, inzu arayigurisha, inzu arayigurisha. Amaze kuyigurisha sinabimenya n'ubundi mbaho ngaho, ariko umunsi umwe aza guhamagara mukuru wanjye, aramubwira ati nagarutse mu Rwanda, umugore wanjye ndamushaka, nshaka ko dusubirana. Mukuru wanjye arambwira ati se, aramubwira igihe kishize umugore utazi ko abayeho, utazi ko umwana abayeho, urashaka gusubirana n'umugore gute? Nimwasezeranye, wanze ko musezerana ibintu byose. Arambwira ati we mpuza nawe ibindi tuzabikora. Mukuru wanjye amuha nimero yanjye, turavugana. Wumve ko nta nimero yanjye yarakigira. Amuha nimero yanjye, turavugana, ariko mukuru wanjye yahise amamagara arambwira ati ndakwinginze, umugabo wawe kugusaka, ntuze kumubwira nabi. Ndamubwira ati nta kibazo. Arampamagara, turavugana, ati mbabarira amakosa yose nagukoreye. Amakosa yose nagukoreye, ndagarutse nshaka kuguhesha agaciro mu muryango, tukajya kwirega, tugasezerana, nkakwereka iwacu famille yanjye ikakumenya, ni we mugore wanjye, nyine ibintu byinshi. Ndamubwira ati zungu ibyo bintu bibaho? Wagurishije inzu, ugurisha ibintu naramubwiye ngo wagurishije ibintu byose byo mu nzu, ubizi neza ko navuye mu rugo na tike yanjye nayigujije. Nyine wumva ko umwaka urashize, none uragarutse, urumva amaherezo arayahe? Arambwira ati nukuri ko Imana mbabarira. Ndamubwira ati se ikosa nagukoreye mu buzima bwawe ryatumye nkora ibintu nka biriya? Arambwira ati nta kintu ngushinja, nta n'undi mugore nabona umeze nkawe, nta kintu na kimwe ngushinja muri ubu buzima, nanjye sinzi ukuntu byagenze. Ati nimba baranduze, ati nimba byaragenze gute, ngo ariko ngo icyo nkubwira cyo ngo we mbabarira, ngo ibindi tuzabiganiraho. Ndambwira ati ntago navuga ngo reka duhite dusubirana none, ntago mpigiye mbitekerezaho nkuko namaze igihe ubitekerezaho. Arambwira ati ndumva utari kubyumva, reka mpamagare mukuru wawe. Bahamagaye mukuru wanjye. Mukuru wanjye arambwira ati ubwo se yakanga kugaruka mu rugo nk'umugabo? Nawe ndabizi neza ko nta mugabo wundi yashatse, atari aho ngaho ntabwo yabyanga, gusa we muhe igihe, umuhe n'umwanya muzahure mubiganireho. Ariko mu by'ukuri nimba yakugira ngo arebe amarangamutima yanjye, ntago yari afashije. Hashize nk'iminsi 2 ndamuhamagara, telefone n'ubundi yongera iba bloke. Hashize igihe nkoresha indi nimero, aranyita barambwira ati ntuburetse. Ariko amakuru namenye, urumva muri icyo gihe nimba kugira ngo yumve impumeko zanjye, nibwo yagurishije inzu, yaranafite n'undi mugore, ngo bari gushwambagurana. Nyine undi umushito wacu yaje kubimbwira, arambwira ati icyo gihe yari afite urugo, umugore bari gushwana. Birarangira nyine inkuru y'ubuzima bwanjye, imyaka 2 nyuma zimusanze, ariko akazi kaje guhagarara. Rero ikintu cyatumye nifuza kuza ku nkuru yanjye, akazi karahagaze. Urumva ninjye nari mfite ntunze urugo, mbana na musaza wanjye ukora stage, mfite umukozi, umwana yarakuze afite imyaka 3 n'amezi 3, ariga. Akazi karahagaze, kwishyura inzu ni ikibazo, kurya ni ikibazo, kereka nyine nk'iyo mbonye ikiraka wenda cyo guteka, nkagenda ngateka. Umugabo se mwese mutandukana burundu? Nanesa ntabwo nanongera kubona. Yashatse undi niko numva, ariko famille yiwe barambwira ati nta wundi mugore afite, nubwo yaba mufite wenda no kwisediya, ariko nta mugore afite. None se umwana mu by'ukuri uyu munsi ni uwande? Umwana n'abagabo 2. mu
mu irangamimerere umwana yanditse ku mugabo twabanye kuko arambwiye ati ngewe nubwo tubanye nimba umbwira ko umuntu waguteye inda mutigeze muryamana mutigeze mukundana deja atanagushaka nta n'imishyikirano yindi mugirana umwana araba uwanjye biri official azavukire mu biganza byanjye ndi papa we urumva kame musi nari bubyange narabye umwana nuwe nta n'umuntu uzi ko atari uwe nibyo akora inshingano se ntago kuva nyine twatandukana byarangiye gutyo mbere se yakoraga inshingano nta kibazo mu rugo kwa dufite nubwo twatonganaga tugashwana ariko mu gihe afite amafaranga yaragendaga akaba yamara n'iyo minsi 2-3 adataha cyangwa agataha nijoro yasinze ariko mu by'ukuri iyo twabaga nta mafaranga dufite nyine ariko akunda njya ku isoko ngacuza cyangwa afite duke rwari urugo ku buryo nta n'umuntu wari uzi ko hari ikibazo twagirana. Yego, reka dusubire inyuma gato. Kubyara utarigeze ukora imibonano mpuzabitsina uryamana n'umugabo nk'uko ubitubwira, byakwemereye gute? Guhera urugendo rwa mbere ubimenye. Njye mbimenya narahagaze ndazungura nikubita hasi, nubwo nari ndimo muri iyo nzu njyenyine narazungure namaze hasi wenda nk'isaha. Kubyakira byarananiye, navuze wenda ndikorota, bugacya nkasubira kwa muganga, bugacya nkagura uduteste nkipima, nkavuga se ndi gukina filime. Numvaga ari ibintu bitabaho, numvaga ari ibintu sinzi n'uburyo nari kubasha kubisobanura, ariko ntekereza kwiyahura nkamara iminsi 3 mu nzu. Nibwo natangiye kumva wenda se ndatwite si inda y'abadayimoni. Nabaga mfite ubwoba ku buryo no guca muri ekogarafi narinze mbyara babinyandikira ariko najya gucamo nkaba se ni igiki mfite mu nda. Numvaga nyine bitabaho. Nonese ntabwo ndi kubyumva. Kameme mwarakiranye, twararwanye, turarwana, nawe yambaye ubusa, ariko ntago yigeze nyine akora igikorwa, ntago byigeze bibaho. Ugakeka se ko byagenze bite? Nanjye ntago mbizi, nimba yaransohoreyeho, nimba sinzi ukuntu byagenze, ntago nabibonye. Nukuri ntago nigeze mbibona. Wenda umuganga wabisobanuriye? Umuganga yarambwiye ati birashoboka ko wasama wenda nimba ari mu gihe cyo gusama, atariko nyine arambwira ati ibyo bintu bibaho. Ushaka gusama utakoze imibonano bitewe n'umuntu ashaka kugusohora ku ruhande ntumenye ko yagusohoreyeho, ariko intanga ikinjira. Nanjye ubwanjye nkumva mfite ubwoba, ntwite numvaga mfite ubwoba, nibaza ikintu mfite mu nda. Umugabo se we ntabwo wenda nubwo mutari mwabiganiraho cyane wamubajitse warabikoze urarangiza? Nanise ntago tujya tuvugana nyine. Urumva icyo gihe nyuma twarahuye tubwirana ndanamutuka byatari nyine, numva afite umujinya nkajya nibaze ubundi umuntu akoresha imiti afite abadayimoni. Mubwira nabi cyane, arangije ndavuga ati uzagende ninanabyara ntuzigere ubimenya, ntuzigere umbera se umwana, nyine turashwana burundu ndamureka. Gusa nimero ye nayisevinze ahantu, nyandikana ku gapapuro. Urumva umugabo tumaze gutandukana naratanye ndavuga se uyu mwana ise uwo nitaga se aragiye, na se w'amaraso nyirizina ntawe mbona. Ya nimero nza kuyikompoza icama ariko niyanyitaba. Hashize igihe aza kunyandikira kuri Facebook, aranyandikira turavugana, ndangije ndamubaza amakuru ati ni meza, ati so amakuru ni meza, so yacyara umukobwa. Ndamuga ati ibyo wibimbaza. Ndamuga ati se urabizi neza ko nabyaye? Ati ntago nabimenya, ariko uti nabona unca amazi utashaka kunyumva. Ati ngiye numvaga uburyo bwari bwose nakoresha kugira nkugereho nabukoresha. Nkeka ko ariyo mpamvu yaje kuryama mu rugo kugira ngo wenda ibyo ashaka. Ndetse mwahuriraga he kugira ngo? Yari umukiriya wazaga nk'uko undi wese yaza kukugurira aho ukorera. Yakoraga iki? Yakoraga mu ruganda? Yakoraga mu ruganda, ari umutekinisiye. Yego. Uburyo bwose bivuze ngo yari yaragukunze se? Yarambwiye ngo yabonaga umukobwa ubyuka mu gitondo agakaraga capati, akakira abakiriya rumwe, akagira gute, ngo akanyitegeza ngo akavuga ati kabisore hano uzambera umugore. Rero akimbwira gutyo kuri Facebook, n'ubu cyate ndacyayifite.
numvise mbabaye ndamubwira ati oke ati rero ubu narabyaye mfite umwana. arangije arambwira ati nanjye ubu narabyaye waranyanze mpita nishakira undi mugore. ati nanjye ubu narabyaye. ndamubwira ati rero mu bana ufite umenye ko na wa wundi yavutse. ntabwo twongeye kuvugana. ntabwo wababaye ko yakubwiye ko yashatse umugore kandi yari afite gahunda yo kuzagushaka yari yaragukunze? mu by'ukuri njyewe ntabwo twigeze dutereta, ntabwo yigeze antereta. uretse ko hari igihe yambwiraga ati watetse neza ibiryo biraryoshye, ariko nkumva ni kwa kundi umukiriya akubwira ati watetse neza nyine akaguha appreciate, ariko ntabwo numvaga ko twatereta, ntabwo yari type yanjye mu bantu nakundaga. oya no kumva ko yashatse urundi rugo, yaba yararufite yaba atarafite, njye ntabwo nari mbizi, njye yari umukiriya nyine uri aho ngaho. ntabwo byigeze bimbaza nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe njya mutekereza ngo numve wapi. na gito nta na kimwe. akubwiye ko yashatse nyuma y'uko umwanze se? ntabwo byigeze bimbabaza. wenda wababazwa n'umuntu mwateretanye, wenda mwakundanye mwabwiranye amagambo meza, ariko wapi. byahinduye gute ubuzima bwawe byarambabaje. umva noneho uretse n'uwo muntu nyine wanteye inda, ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye n'umugabo wanjye, nicyo kintu nanise ariko byakira bijya binanira. nk'ejo bundi kuwa gatanu cy'umwaka cyashize yarampamagaye nayo ndi ahantu mu kiraka. arampamagara arangije arambwira ngo ngwese ngo nimpfa uzaza kunshyingura. ndamubwira se upfishwa n'iki? ngo we mbwira nimpfa uzaza kunshyingura. ndamubwira ati se nzaza kugushyingura kuko ninjye mugore mukuru, abo uzazana bose bazaza bari inyuma yanjye. ndangije ndamubwira se njye nimpfa uzanshyingura? ati njye nawe nupfa nzagushyingura, ati ariko ndabizi neza ko we nzagutanga. nyine nikomereza akazi, yahise nkupa bukeye. ubwo urumva nimba we yarabifuza akomeje, bwarakeye arampamagara. ndamubwira se ibintu wambwiye ngo ugiye gupfa wararwaye? arambwira ati nararwaye. ndamubwira se urwara kubera iki? kuri mu kazi ko ufite ubwishingizi, ko ugeze gute, ibintu byose bifite, warwaye iki? arambwira ngo yarwaye gukumbura umugore we. shajera ntabwo biba byose. ni ibya vuba se? ni vuba gusa umva atagukumbuye nyine. shajera biba wa mugabo ntabwo yigeze, ndavuga uwa mbere wagufashe uwa mbere byo byarangiye yigeze gushaka kureba umwana se wamubwiye ko wabyara? wapi, byarangiye uko nyine. yagize n'amatsiko yo kureba ngo nabyaye, habe n'ifoto habe n'iki, ntakigeze kwaka. ubwo yagenzwaga na kamwe? ntabwo mbizi, ntabwo mbizi kabisa. yego, hari umuntu ushobora kwibaza ati Clementine byanze bikunze ashobora kuba wa wundi yashatse kumufata ku ngufu ntiyagera ku ntego, ariko ukaryama n'undi akaba ari ugutera inda. ntabwo none se burya waryamana n'umuntu ukabeberwa. ngewe nimba ari ikintu cya mbere kimbabaza ni ukuvuga ngo warabyaye, nta n'umuntu njya mbibwira uretse mukuru wanjye. nyine njya gushaka umugabo yaraje aratwicaza aratuganiriza, mukwangira avuga ati ntabwo nubwo nari nzi ko utwite kuko twari twegeranye. arambwira ati se wari utwite ukajya wambara nk'abakobwa umwana ukamuzirika? kuko nanjye ubwanjye nari ntiyakira ko ntwite. arangije nyine umugabo aramubwira ati ngabo nawe nagusobanuririye akubwira uburyo yatwise mu nyine mukuru wanjye ndabimubwira, ariko agahinda kari kose. amarira yahandenze. arambwira ati wowe ihangane, pfa kuba hari umuntu wemeye nyine kugutunga mukabana, wowe ndumva nta kindi kibazo wagira, wowe genda wihangane wubake. uwo mugabo nubwo yazaza ntuzigere umuha kariba, ariko nta nubwo yigeze aza, ntabwo yigeze amamagara, ntabwo yigeze agira gute. bifata nk'amahirwe cyangwa nk'ibyago kubyara? kuba ataraje ni ibyago, kuko iyo aza nkeka ko urugo rwanjye nubwo rwasenyutse, nkeka ko iyo agaruka ntabwo byari kuba ari sawa. byari kuba ari ibibazo. ubwo umugabo ye kugira ngo naramubeshye, kandi mu by'ukuri sinigeze mubeshya. rero kuba ataraje bigaragara ko ntigeze mubeshya. umugabo wawe uramukunda cyane? aramutse agarutse ubu ngubu byasaba process, ariko namubabarira. Jera nimba ari ikintu cya mbere kigoye ni ukurera abana batandukanye se base, ukavuga ngo washatse aho agarutse namubabarira. umwana wawe nakura uzamubwira ko papa ari nde?
umwana nakura nzamusobanurira nyirizina uko byagenze. Ngewe mba numva nubwo bigoye nzamubwiza ukuri, mubwire ko umuntu umwanditseho mu byangombwa ari umugabo wanjye wamureze akiri mu nda kugeza avutse. Urakoze, reka dusoze ikiganiro. Wakoze kuba natwe, wifuje ko ikintu nifuza nubwo naje ku nkuru yanjye urumva akazi karahagaze. Umuntu wese waba ufite akazi, njye nize ibijyanye n'amahoteli gusa mfite uburambe mu guteka, ariko akazi karahagaze, imibereho yarahagaze, nyine nawe urabyumva. Umuntu wese waba ufite akazi yamfasha akampa akazi. uvuga nimero telefone yawe 07 wivugiye byumvikanye 07 86 23 24 10. Urakoze.